Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza kuri gusenga isengesho ry'umugereka bakamukimiraho iswala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Urimo gusenga sunna iyo bakimye iswala yisanga mu bice bitatu. Igice cya mbere ni wa wundi aramutse yihutishije isengesho rye yarirangiza akinjira mu isengesho ry'itegeko agatangira n'abandi kuri takbiratul ihram. Uyu nguyu muri iki cyiciro ahangaha ategetswe ko yihutisha isengesho rye ry'umugereka ntarivemo hanyuma akinjira n'abayisilamu mu isengesho ry'itegeko kubera ko ahangaha ari bwinjire mu isengesho ryose ryuzuye. Nahangaha niho Nyagasani avuga ngo wala tubtilu a'malakum, muramenye ntimukangize ibikorwa byanyu. Nahangaha kuba wava mu isengesho ry'umugereka waba wangije igikorwa kandi nta mpamvu ifatika ihari no gukima iswala ntago yibuza umuntu gukomeza gusari kugeza igihe isengesho ry'itegeko ribereye. Hanyuma igice cya kabiri ni igihe uyu nguyu urimo gusenga sunna ari buze naramuka yihutishije isengesho rye ari buze kurirangiza ariko ararirangiza takbiratul ihram, no kuvuga ngo isengesho ry'itegeko ryatangiye cyangwa isengesho ry'imbaga ry'itegeko ryatangiye. Uyu nguyu iyo bimeze gutya bamwe bamenyi batanga inama ko nawe ibyiza ari uko yihutisha sunna ye hanyuma yarangiza akinjira mu isengesho ry'itegeko. Nawe byinjira muri ya aya twavuze Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala atubuza kwangiza ibikorwa byacu. Nahangaha naho bifatwa nko kwangiza igikorwa kubera ko bishoboka ko winjira mu isengesho nubwo utabonye takbiratul ihram ariko ukaba ufite isengesho ryuzuye kandi ridafite ikibazo nubwo ritanganya imigisha n'uwatangiranye na imamu takbiratul ihram. Igice cya gatatu ni igihe uyu muntu aramutse akomeje isengesho rye rya sunna yarirangiza yacitswe na raka ya mbere. No gucikwa na raka ya mbere nuko yarangiza sunna ye imama avuye ruku. Iyo hari icyizere gike cyuko yasanga imamu mbere yuko ava muri ruku, icyo gihe iyi sunna arimo gusari uyu nguyu ntago icyo gihe ibiri mu mwanya wayo. Nahangaha niho bamwe mu banyagaragaza ko hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama idha uqimat as-salat fala salata illa al-maktuba, ko isengesho nirihagarikwa ko nta rindi sengesho ryemewe usibye ry'umugereka. Aha cyane by'umwihariko bireba uyu nguyu kubera ko gucikwa n'igice cy'itegeko cyuzuye nkaraka mu isengesho ibi ngibi ni amakosa. Icyo waba wari urimo cy'isengesho ry'umugereka icyo gihe ritagaciro iyo bakimye iswala, hanyuma ikibazo kikaza ngo asohoka mu isengesho ryari. Igisubizo ni asohoka mu isengesho ku gihe yizeye neza ko ari buze kubona takbiratul ihram niba ari muri wa bandi bashobora gucikwa na raka yose. Hanyuma yaba ari muri ba bandi twavuze akabigenza uko twabivuze nko kwihutisha isengesho akabona takbiratul ihram cyangwa se akaryihutisha akabona raka ya mbere. Wallahu a'lam.